Ikaze kuri Jado Creator TV, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, umutsima utera imbaraga, icyanditswe kiboneka muri Zaburi ya 23. Wowe udukurikiye kuri Jado Creator TV, iki kiganiro uragisoza uzi neza uburyo Imana igukunda kandi yiteguye kukurwanirira, naho waba uri mu makuba irayagukuramo uyasohokemo neza. Wowe mushya hano kuri Jado Creator TV, ariyo channel bagezaho ibiganiro bitandukanye, iyobokamana, ubukungu, imibereho myiza ndetse n'imirire, intungamubiri n'akamaro kazo bifitiye umubiri wacu. Kanda rero subscribe kandi kunzogera, niba wakunze iki kiganiro kanda like kugira ngo kigere ku bantu benshi, kandi ukande share kugira ngo abantu benshi kibagereho nabo bafashwe n'iri jambo ry'Imana. Ubundi usiga igitekerezo cyawe cyangwa inyunganizi ku kiganiro twateguraho ubutaha. Ibi iyo bikozwe neza, wowe udukurikiye kuri Jado Creator TV, YouTube ibasha kurikomandinga ibiganiro byacu bikagera ku bantu benshi batandukanye, bityo YouTube channel cyangwa se community yanyu ikagenda ikura umunsi ku wundi. Ijambo rero tugiye kuganiraho ni ijambo riboneka muri Zaburi ya 23. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka niwe mungeri wanjye, sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Unsize amavuta mu mutwe, igikombe kirasesekara. Nukuri kugirirwa neza imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Uhoraho ni umungeri wanjye, sinzakena. Hano Dawidi atangira ahamya ineza y'Imana hashingiwe ku mubano wihariye afitanye n'Imana. Umungeri ni ishusho ya Kristo, turabisanga muri Yohana ibice 10 umurongo wa 11. Ntacyo nzabura, si ubukire gusa, ahubwo no kwiyunga n'Imana, amahoro, kurindwa no kuyoborwa n'Imana, no gukizwa neza. Iyo tuzi neza ko Imana iri mu ruhande rwacu, situgira ubwoba bw'ejo hazaza. Umwuka wera yuzuza ibibura byose muri twebwe. Ibi byerekana umugisha, kuruhurwa na Yesu cyangwa se gukizwa na Yesu mu buryo bw'umwuka. Amazi ni ishusho ya mwuka wera, byo turabisanga muri Yohana ibice 7 murongo wa 38 kugeza kuri 39. Iyo umwuka wera atuyobora, umutima urahumurizwa, tukakira ihumure kandi ntituyoba inzira. Bityo rero amazi y'ubugingo akatemba muri twebwe. Nta rwango, nta guhangayika hari mu mwuka wera. Isi ishobora kuturusha imbaraga, ariko
Imana niyo ivugurura ubugingo bwacu bukarushaho kugenda buba bushya, bityo tugakomeza gutsinda icyaha uko bwije n'uko bukeye. Umwuka wera adusubiza imbaraga iyo turi mu ntege nkeya, atwongera intege mu bugingo bwacu buri uko twatentebutse, akongera akatugarurira imbaraga mu bugingo. Anyobora mu nzira yo gukiranuka. Gukiranuka si imbaraga zacu, ni ubugingo bwa Kristo bukorera muri twe. Imana idutoza inzira ntitugendane n'isi, ahubwo tukayoborwa na Mwuka Wera. Naho nanyura mu manga, naho nanyura mu gicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko mba ndi kumwe n'Imana kandi na Yesu Kristo akamfasha mu rugendo rwa buri munsi. Mu bihe bikomeye, mu gihe cy'uburwayi, inzara, ibigeragezo ndetse n'ibihe bigoye, Imana irakurinda ikakuyobora mu nzira itunganye, bityo ukabisohokamo amahoro. Umuntu wuzuye Mwuka Wera ntiyicwa n'ibyago, kuko azi ko Imana iri hamwe nawe. Imbaraga z'umwuka zirase ubwoba bwose, zirukana ubwoba bwose, ubundi Imana ikaguha amahoro mu mutima wawe ugakomera. Bityo rero kwimurwa mu rwego rumwe ujya mu rundi rwisumbuye, ibyo dukunda kwita ngo poromosiyo, Imana ishyira umugisha wawe ahabona, n'abakubangamiraga bakawurebesha amaso yabo. Gusigwa amavuta ni ukuzuzwa Umwuka Wera. Inema y'imbabazi z'Imana ni ikimenyetso kigaragaza ko Imana iri hafi yawe, iri mu ruhande rwawe. Kuba mu nzu y'Uwiteka ni ubugingo bw'iteka ryose, ni ubusabane buhoraho hagati yawe n'Imana. Umukiranutsi ahora yibera imbere y'Imana, umwuka ukamuyobora buri munsi. Kuri uyu munsi, reka Imana ibe umwungeri wawe, reka umwungeri arinde intama ze, arazigaburira, araziyobora kandi arazirwanirira. Reka nawe rero ube mu barindwa n'Imana umunsi ku wundi. Amazi aruhura ni Umwuka Wera wuzura ubugingo. Iyo tumeze nabi, tugeze mu gicucu cy'urupfu, Uwiteka ntajya adutererana, ntajya adusiga, ahubwo adutera imbaraga mu bugingo bwacu, akadukubita mu bitugu, akaduheka. Reka rero Uwiteka abe umwungeri wacu, atuyobore mu nzira tunyuramo buri munsi, kandi adusige amavuta mashya, aduhe ku mbabazi ze, kandi ziduhoreho ibihe byose. Amen. Rero wowe mushya kuri Jado Creator TV, kanda subscribe, kande kunzogera. Nimba ikiganiro wagikunze, kanda like, ukore share kugira ngo kigere ku bantu benshi, kandi Imana igikomeza kubaha umugisha kubw'inkunga mukomeza mutera uno muyoboro wacu. Murakoze.